Bakunzi b'urubuga BF rasi ndabaramukije, Imana y'amahoro ibane namwe. Nifuje rero kugira ngo dusesengure kuri situation y'iyi ntambara yo muri Congo aho igeze na politike iyiherekeje aho iyigejeje. Muri make bene data, ndabwira abanyarwanda bagifite umutima muzima atari ibifobagane, ndabwira kandi abarundi n'abarundikazi bafite umutima muzima nabo kandi tubonamo ko harimo ibifobagane. Ndabwira kandi nanone abakongomani nabo bagifite umutima muzima. Buri gice cyose kigiye kigiramo ibifobagane, ariko ku mpande zose uranyumva agerageze gusobanukirwa n'ibihe turimo by'izi ntambara, cyangwa se n'iherezo ry'urukururano rw'izi ntambara uko rwagiye rutangira kuva kera, nuko bizagenderera abakomeza kubishyiramo imbaraga, bakomeza kumena amaraso y'abantu, kandi nabo bikarangira barangiye nabi. Bavandimwe, mu gusesengura ndagira ngo tuhere ku nama yabereye muri Uganda y'abakuru b'ibihugu 12 byo muri aka karere k'ibiyaga bigari ka hano hafi mu karere kacu. Iyo nama nayo hari ibintu nayo yafunguye cyane, nubwo bwose twari dusanzwe tuzi iherezo ry'aba bicanyi. Ntabwo natinya kuvuga ko ni abatsinda, ni abicanyi. Kariya agatsiko k'abanyarwanda ka Kigali ni agatsiko, ntabwo ari abanyarwanda bose, nta nubwo ari n'igihugu. Ni agatsiko k'abanyarwanda baturuka muri Uganda, bari bafite umugambi muremure wa Tutsi Empire, Hima Empire. Ni ukuvuga ngo nubwo bwose uri kujya ugenda ucikamo intege, ariko niwo mugambi. Bavandimwe, muri introduction ya Museveni koko uko numvaga abantu bamuvugaga bamukomantingagaho, ntabwo nabishyikiraga neza. Ku ruhande rumwe ariyoberanya nk'uruvu, birumvikana, ariko ntabwo nabifataga neza. Introduction ye rero yabigaragaje ku babyumvishe cyangwa se n'abatabyumvishije. Yatangiye ari kuvuga ury'intambara yo muri Congo, ariko nge ntekereze ngo yarari gusa nkaho yivana mu kimwaro, kuko bazi uriya niwe peri y'intambara, niwe peri y'aka gatsiko, niwe peri w'Hima Empire, niwe mbese ubihagarariye, niwe mubyeyi wabyo. Sasa rero ntari namugeraho, reka mbanze mbabwire ko iriya nama yari irimo abakuru, yagombaga kubamo, yari irimo ibihugu 12, ariko muri ibyo bihugu 12 hari harimo abaperezida 2 gusa, ari bo perezida w'u Burundi Nyakubahwa Ndayishimiye Evariste, na perezida wa Uganda Museveni nyine. Noneho abandi bagiye bohereza ababahagarariye. U Rwanda rwohereje uriya bita, twe dukunda kwita Sumbirigi, ariwe General Kabarebe, ariwe nawe uhagarariye imitwe yose, ari nawe wagiye ushinga iyi mitwe yose yo muri Congo. Iriya yose yagiye iba za CNDP kugeza kuri M23 ya kabiri. Uriya niwe wanaziyoboraga, niwe uriya Kagame yari yarazishinze. Sasa rero Kagame we akaba yakwepye kujyayo. Ubwo mbanje kuvuga aho ngaho kugira ngo mwumve impamvu Museveni introduction yatangije bagifatira myanzuro y'iyo nama, uburyo mbese nawe yikuye mu isoni. Kagame we yikuye mu isoni kare, ari kwanga kujya muri iyo nama, yoherezayo Kabarebe. Sasa rero Museveni aratangira ati, yahereye ku muperezida w'u Burundi
yavuze niba ari intare wa kangahe ngo uwo perezida yari umututsi ngo baramwica, niho yahereye. Noneho aravuga ngo ariko ngo yari yungirijwe na visi perezida ngo w'umuhutu ngo nawe baramwica. Ngo sasa rero ngo biturukije kuki, ngo biturukije ngo bya bindi ngo byo kutumva abaturage ukuntu, ngo noneho ngo igihugu mbese ntigitega amatwi abaturage, ubwo uri kumva ari kwerekeza kuri M23 n'ubundi igiye ngo bigenda gutyo. Noneho ngo mu Rwanda naho ngo haza kuzamwo icyo kibazo, ngo nabo ngo bamera nk'abarundi, ngo naho kutumva abaturage, ngo noneho haza kubamo ikibazo cy'amoko, ngo barahangana abahutu n'abatutsi, ngo abatutsi bahungira muri Uganda, noneho bavuye muri Uganda bageze muri Uganda ngo tukajya dushyikirana. Uwo ni Museveni ndi commenting ibye, ndi ku interpret ibye mbese uko yabivuze, ati tukashyikirana tubwira Habyarimana ngo niyakire izo mpunzi, ngo ni impunzi zigaruke, ngo akavuga ngo igihugu cyaruzuye, mwumve mwese amakuru murayazi. Noneho ngo bigeraho yabo bahututsi ngo abo ngabo izo mpunzi zari mu gihugu ngo zimutera, ngo zimaze kumutera, ngo rero ngo ubwo hazamo ikindi kibazo, ngo hazamo ngo Kongo, ngo hazamo perezida wa Kongo, ngo noneho ngo afasha uriya Kongo wari we muri Zaire yari iriho nyine, ngo noneho ngo azana ngo abahutu, mwumve, ngo noneho abo bahutu baza gufasha Habyarimana, ngo noneho baje gufasha Habyarimana, ngo noneho bararwana intambara, ngo barwanya intambara, ngo abahutu bagira amahirwe make, ngo aba Kongo ngo batsindanwa n'aba Habyarimana, nuko yabivuze. Ngo noneho ngo biragenda, ngo nuko ngo nuko bisanze indege ya Habyarimana ntigeze ayivuga, imishyikirano yabaye mu Arusha ntigeze ayivugaho, nuko yagiye bavandimwe nta kintu yarengejeho. Ngo noneho ngo ubwo ngo u Rwanda ngo ruba rwibonye hehe, ngo muri Kongo naho yagejeje. Habe no kuvuga ati wenda bateye Kongo, bakurikiranye impunzi barazica, bagira gute, haza kubaho imitwe n'imitwe, bigenda ibyo byose arabireka, ahubwo ageze aho ngaho. Ati nuko rero nicyo kibazo ujya kumva ngo Kongo yagira ikibazo, ngo u Rwanda ngo rukiyumvamo, uri kumva nuko mbese yabidefanze, ngo u Rwanda rukiyumvamo, ngo ubwo mbese ni nka ari kumvisha ko niba u Rwanda rwiyumvamo ko ngo kubera icyo kibazo cy'abahutu wenda hari Mobutu wenda yazanye gufasha Habyarimana, mbese akashaka kuvuga ngo naho intandari. Bavandimwe rero nako ka introduction gake yavuzeho, ariko kambabaje nk'umukuru w'igihugu umaze imyaka 40 ku butegetsi, azi demokarasi, azi uburyo igihugu kiyoborwa, azi uburyo disikuru ishobora gutangwa iyo igakwira isi yose, ari umunyapolitike, akarenga ku bintu bingana gutyo. Byambabaje bavandimwe, ntago aka karere kacu korohewe, ariko kazoroherwa kubera Imana. Nibyo ndababwira ngo Imana ibi byose yari ibizi, nubwo wenda bamwe bagiye babasha kunanirwa, ariko bavandimwe ibintu by'Imana bigenda buhoro buhoro. Ntubone hari abantu bajye bagenda bavuga ngo Kisekedi ngo bayarakubise, ngo yaratinze. Oya, ntabwo yatinze, kuko iyi gahunda y'iri urugamba iri mu Imana. Ikintu nakunze Kisekedi yavuze ayoboye n'Umwuka Wera, yaravuze ngo nshaka kwiyintambara, Kongo iri kwifuza kwiyintambara irangira bwa nyuma, nta bindi bintu bizongera kuririraho. Bavandimwe muri kubibona uko iyi ntambara iri kugenda, niko kuko Kisekedi yabivuze, niko bigomba kuzaba buhoro buhoro. Iyo ugiye kurandura buriya igiti cyangwa ikindi kintu gifite imizi, uragenda buhoro buhoro. N'umuzi, hari igiti umuzi ushobora kuwurekeramo nawo ugashibuka. Hari ubwoko bw'igiti ushobora guca umuzi, noneho ugakuraho cya giti, ya mizi igashibuka. Ababizi barabizi, nk'umuvumu birashoboka ko washibuka. Sasa rero kugenda buhoro kwa Kisekedi nibyo bigejeje ahangaha agatsiko ka Kigali, nibyo bigejeje Kagame aha, nibyo bikubise Museveni
akamwarira muri icyo kimwaro, ubwo yinyuzagamo gutyo. Bavandimwe rero, haje gufatwa umwanzuro w'ibihugu 12 wo kwamagana M23, wo kwamagana u Rwanda jodi, kandi n'u Rwanda rurimo. Nababwiye ko u Rwanda rwari ruhagarariwe na Kabarebe, General Kabarebe ariwe Sumbirigi. Kabarebe rero hari ijambo yigeze kuvuga, niba ari abaryumvishije, ariko ubuza abanyarwanda kujya muri Uganda, ngo be kujya bajya guhunahuna muri Uganda, mbese yishongora igihe u Rwanda rwari rufitanye ibibazo na Uganda. Uganda igafunga imipaka, ku mipaka bagafunga. Noneho baje gufata imyanzuro bavuga, banditse imyanzuro yasinywe, ariko icyaje kuntangaza bavandimwe, gutsindwa buryo umuntu yatsinzwe aba yatsinzwe nyine, aba yatsinzwe nta no gutera n'imigeri. Kagame bwa mbere arakwepye ati sindajya muri iriya nama, muri Uganda yagombaga kujyayo, ntacyo yari kuba, ni nk'igihugu cye, ni igihugu cyamureze, ariko yakwepye yigira mu buntu bw'amafuti, ngo mu bunama yijyana n'umuminisitiri we, barigendera bohereza uwo Sumbirigi nyine. Noneho bamaze gufata iyo imyanzuro yafashwe iterero. Imyanzuro yafashwe ko bamaganye M23, ko barayamaganye ko ibyo iri gukora byose atari byo, ko igomba kuva muri Kongo, igomba guhagarika intambara, mbese intwari ikazishyira hasi, ikava mu bice, nako ikareka gukomeza no gufata ibindi bice. Ubutegetsi iri gushyiraho bubangikanye n'ubwa Kongo, ubwo bukaba bwanzwe, ikaba igomba kubukuraho, mbese ikava ya mabwiriza yahawe na mbere na ONU, bakaba ari byo nabo bavuze. Noneho icyaje kunshimisha, hasi banditse ngo tunashyigikiye umwanzuro 2773, niba ari byo ntibeshye, umwanzuro wafashwe na ONU n'akanama k'umutekano ka ONU. Ako kanama k'umutekano rero kavugaga ngo iki? Kavuga ngo M23 irambike intwaro hasi, ive mu bice byose yafashe, ijye muri kantonoma, noneho u Rwanda rukura ingabo zarwo muri Kongo, kandi n'ubufasha bwose u Rwanda rwafashaga M23 buhagarare. Bavandimwe, ibyo byose byashyizweho umukono n'u Rwanda rurimo, na Perezida Museveni arimo, wimwaruye guco ngo mbese ashaka kumvisha ngo uburyo u Rwanda rwageze muri Kongo, yashaka nko kwerekana ko nta rutagezeyo na nabi, nta n'ikibazo. Ibyo byose bishyirwaho umukono na Ruto, perezida wa Kenya, Salva Kiir wa Sudani, n'abandi bari basa nk'abo bafashe ako gatsiko. Abandi bo sinabavuga kuko bo n'ubundi bari basanzwe bafite gahunda yo kugira ngo bagire gute basenye karagatsiko. Ariko bigeraho umuntu yisenya, ni ikimwaro, ni ibibazo. Bavandimwe rero, ndagira ngo tuvuge kuri izi ntambara, aba bantu, ubuhemu, ubwicanyi bukomeje kwimonogoza muri kano karere, kandi abanyapolitike, umuntu w'umugabo akemera agahaguruka. Numvishe ko no mu Burundi hari umugabo ngo niwe yitwa Gaston Nibarinde, watangije nawe ari kwagiserera umuriro. Ubwo nawe ari kuvuga ati amatora yo mu Burundi nayo ave, mbese asenyuke, aka karere kose kagere gute kakumuriro. Aba bagabo, umuntu akaba yarize amashuri yaravunitse, akaba afite umugore n'abana, afite urugo rukomeye, akaba ari umunyacyubahiro azwi, ukarwana intambara ya ndanze y'amahugu yo kurimanganya. Bavandimwe, ibi bintu ni ibiki? Ariko biri kurangira gute? Icyiza birangizanya nuko wabitangije arangira nabi. M23 nanone irarangiye,
mushobora kuvuga muti sirangiye gute ko bari kwenyegeza intambara, ko bazanye ibifaro za Kamanyura, ko bari kubijyana hehe, ko Goma bavuze ngo ntituzaye. Nibitarangira n'uno munsi reka birangire n'umwaka wenda urangire, ariko irangiye. Natangiye mbabwira ngo buhoro buhoro baca umugani ngo bigeze umuhovu ku mugezi. Ni ukuvuga ngo rero izi ntambara banyapolitike, ibi bintu abantu, ndasaba ngo abantu bamenye ubwenge, abantu baca akenge, uko byamera kose hejuru y'ibi byose tuba turi kwivurugutamo hari imbaraga z'Imana, hari imbaraga z'Uwiteka. Uwiteka araregera byose, nubwo aba yaremeye ko byose biba, ariko bafite iherezo ry'uko bizarangira. Kuki abantu basenga Imana, kuki abantu baba bazi ijambo ry'Imana, kuki abantu baba bizi. Muri iyi ntambara harimo abanyapolitike, murabizi, nako harimo abanyamaturo, harimo abapasitori, harimo ababishopu, harimo abaki babiri inyuma. Nubwo n'abarabizi nta jambo ry'Imana bafite, nta n'umwuka w'Imana ubarimo. Umuntu akemera agatangiza intambara nk'izi zizamurangiza nabi. Bavandimwe, reka mvuge kuri ibi bihugu mvuge wenda u Rwanda n'Ubuganda, kuba bemeye iki kintu ngo nabo reka bamagane M23 irangiye nabi. Iki ni ikimwaro, ariko kigeretse ku bwoba bw'abampatse ibihugu. Amerika muzi aho igejeje, itegereje ngo irebe imbarutso. Amerika buriya yateze, murabona akakoresho batega kagakoco, bategesha imbeba, bagashyiraho akantu, imbeba ikaza kakajya kagakocora kakayifata. Amerika rero nako gatego yateze u Rwanda, igatega n'Ubugande, igihugu cy'Ubugande aricyo cya Museveni. Ni ukuvuga ngo amatariki mwari muzaho, mu matariki 15 z'ukwa gatandatu hari kujyayo abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga bagasinya. Uwo mwanzuro bari guhita basinya, niwo n'ubundi abaperezida nabo bari kuzasinya. Perezida Kagame na Tshisekedi nibo bari kuzagenda bagasinya. Hari n'igihe bwari no kuzacya basubirayo. Amerika nayo iricecekeye, bamwe ati Amerika iri gushaka kugurisha Kongo, iri gushaka kugera gute. Ariko bavandimwe, reka mbasaba ikindi kintu, mwe kujya muvuma iritararenga. Kugumisiriza bavandimwe ari byo bita resistance. Sawa, buhoro hamwe no gusenga ugategereza. Ariko murabona ko naringeze ngo isoni zatumye biriya Museveni na Kagame, ese na Ruto, reka tugerekeho n'abandi babari inyuma yabo bemera gusinya biriya. Ntabwo ari isoni gusa zo kuvuga ngo bahuye na biriya bihugu, cyangwa ari ugutinya biriya bihugu, ahubwo ni ugutinya ibombe iri kuva muri Amerika. Muribuka uriya visi perezida w'Ububirigi aho ahereye muri aka karere, akavuga ati sindakandagira mu Rwanda. Mu Rwanda nuko yari azi ko ari wo muzi, ari we principal, ari wo muzi principal. Ariko aravuga ati reka nyure mu yindi mizi, nibura iriya mizi hari icyo ushobora gusayidira kuri uriya muzi wundi. Kuko uriya muzi uriho wonyine ntabwo watunga kiriya giti, ariko hari imizi iri segonderi ifasha uriya muzi kugira ngo kiriya giti kigire gute, kigire ubuzima. Atereka mbase kunyura kuri iki, nyure mu Burundi, nyure muri Uganda, muri Kenya. Ndatekereza ko ari aho ngaho, niba na Tanzania yarageze, aragenda. Hari ibyo yababwiye ati nimushaka amazi ntabwo ari yayandi. Ibintu birakomeye. Uriya muntu mukomeza gucuririra, mukamucuririra, ejo mushobora kugendana nawe mwamuretse. Ariko ndatekereza ko babyumvishije. Bamaze kubyumva rero niho muri kubona solution ziri kugenda ziboneka. None muri make bene data, ubu aba bantu barerekera hehe? Reka wenda tuve kuri Kagame, tuve kuri Museveni, ibyabo byo wenda babaye babishyize ku ruhande, buri umutima wabo uri guhumeka, none basa nkaho bahumetseho gakeya.
kubera ko hari ibintu bararaga bari gutunagurika, ariko none bakaba bagize gute, bikaba bibavuyeho. Noneho hasigaye witwa Kabila. Reka ndeke Colonel Nanga, reka ndeke Sultani Makenga, reka ndeke n'abari bamufashije n'abandi, reka twigire kuri Kabila. Bavandimwe, uyu Kabila afite ubwenge? Kabila baramuroze? Ese Kabila kwazi ibibazo yaranafite, azi ibibazo uburyo abakongomani bamuzi, azi uburyo ibihugu bimuzi. Uyu Kabila we apfuye ate? Bigenze gute? Ari byo nababwiye ngo uko byamera kose, ukora nabi, ukica cyane cyane ikintu cyo kwica, ukamena amaraso, Imana ikakwihorera. Abantu bakagira ngo hari ntabwo ibizi cyangwa se yarabiretse, ariko iherezo mpaka igushyira mu gatego. Nziba navuga ngo shitani iramuhembye, ariko se navuga ngo ye shitani bwiramuhembye birumvikana, ariko se nibura yimugira inama, kuko nta wundi mu wamugira inama usibye, ntavuga se ngo ninde wamugira inama umuntu wamugiriye inama ni Kagame. Kagame amugira inama yo kugira ngo nubwo nawe ibibazo atazabikira, ariko nawe barimbukane. Muribuka ko Kagame yahanganye na Kabila, nubwo bahanganaga, mbese buriya ni nka kwa kundi abantu batumvikana ku bintu, ariko ari bamwe, bari bamwe. Ariko Kabila ku ruhande rumwe bagasaba nk'abananizanya, ariko aravuga ati kugira ngo mwihimureho, niko Kagame akora, kugira ngo nawe ahubwo apfa urupfu rurenze urwanjye. Nuko namuzana nkamubeshya, akazana utwo dufaranga, ayo mafaranga afite, iyo mitungo afite, ariko y'amafaranga afatika, tukareba uburyo dusa nk'abayinjije, noneho nkayibonaho, cyangwa se na M23 wenda ikaryaho gakeya, ariko nawe ntamara iminsi ibiri. Bavandimwe, murakeka iki kuba Kabila yagera muri Kongo, murasirazuba bwa Kongo, akagera i Goma, atari yamarayo n'icyumweru, inama ifata imyanzuro kwamagana M23 ikaba ariho ikorwa? Muratekereza se ko Kagame ibyo atarabizi? Muratekereza ko Museveni atarabizi? Kabila yabanje gusaba audience kwa Museveni ngo abari yananyura, abari wenda ajya yibera frekanteyo mu byari kuri manganya byose, Museveni aramwangira. None birangiye bamukuruye, bamugejeje i Goma. Bavandimwe, wenda ku ruhande rumwe reka tuvuge tuti nubwo babisinye, ariko hari akandi kaboko wenda karakomeza kwenyegeza, kabwira abakongomani aribo ba Sultani Makenga bati na Nanga, ati wenda nawe Kabila mukomeze mwenyegeze, mugere wenda twe tubivuyemo, ariko wenda tuzatuba supportinga mu bundi buryo bw'ubwenge, mukomeze. Bene data, muri kubona byashoboka? Hari ushobora kubitekereza guco, ariko nge ntabwo ariko ndi kubibona pe. M23 yarangiye, Kabila yarangiye. Kabila bamuhereye mu mizi, basigaje igiti cyaguye. Buriya Kabila ni igiti cyaguye, gitegerejwe kuma, nta muza gifite. Kabila nta mahanga navuga ngo ikisi, nta mahanga agize icyo yamumarira, n'ibihugu byaba bifite icyo byamumarira nta nicyo bimaze. Iyo bigira icyo byamumarira aba yaraheze hariya hepfo, yari ari muri Afurika y'Epfo, cyangwa se muri niba ari Namibia aho yari ari, akaba yagumyemo, nibura agakomeza akaba ariho wenda ahumekera, cyangwa se ahungira, agira gute. Yahungiye ubwayi mu kigunda. Rero uzi guhunga ngo batagufata, cyangwa se ugahunga urupfu, ugahungira mu Rwanda. U Rwanda rwibasiwe n'ibihugu byose byo muri kano karere, ibihugu birukikije. Nta gihugu u Rwanda karagatsiko katashyizemo umwanda, niko nabivuga. Buri gihugu, noneho reba aho agatsiko kari kagejeje igihugu cy'u Burundi, ngo none uhungiyeyo.
ubu se Kabila atekereza ate bavandimwe? Kabila uje muri ubu buzima ari kubona M23 bari kuyikubita umunsi ku munsi, Wazalendo wagira ngo sinzi ibintu yambaye. Uburundi, abasirikare b'Uburundi ubwo birasanzwe barabisangamo, ariko se Wazalendo byo yambaye ibiki? FARDC se yo byahindutse gute? Muri kubona aho urugamba ruhagaze. None se umuntu uri kuvuga ngo barabareka ngo nanga ngo na Kabila ngo n'abandi wenda abandi bahehe? Bavandimwe muri Kinshasa, abakurikira inteko ishinga amategeko, yahereye Kisekedi nta hana tahereye, yarangije diplomasi na politike mu rwego bw'isi, amaze kuyipfundikira, amaze gutsinda, yinjirira noneho Kongo yo yonyine ahera hasi. Niba mwakurikiye mwabonye ko na Mutamba minisitiri w'ubucamanza nawe ko yashyizwe mu ntuza, nawe yatangiye kujya mu rukiko, bamushyize mu rukiko. Mwabibonye, uriya ni umuntu wizerwaga muri Kongo na Kisekedi yamwizeraga, ariko niba yataruweho akantu nawe ni ngombwa kugira ngo Kongo cyangwa se abayobozi ba Kongo berekane uko mbese ubushake bwo kugira ngo bahane, noneho bahane atari bya bindi bya Kabila. None bavandimwe, abashyigikiraga bose Kabila mu nzego zikomeye, abajenero bake bose barangije gufatwa, imitungo yose yarangije gufatwa, iyo ntambara irava he? Noneho akari gasigaye, umva, umuhoro wa nyuma wari usigaye gutema uriya muzi rwa Rwanda na Uganda, urakubise ngo po hasi. Buriya bene data, ku bantu wenda batamenyereye ibya politike, politike igenda ijambo ku rindi, politike igenda intambwe ku yindi. Ubu iyi sinya yasinywe muri Uganda, iyi myanzuro yafashwe n'abera bihugu 12, iyi ni politike yo mu rwego rwo hejuru, yakubise M23, yakubise igisirikare, yakubise intege z'umuntu wese washakaga gufasha M23, z'umuntu wese, z'umusirikare wese wagwanaga ku rugamba, z'umuntu wese watekerezaga ngo ari cyo azageraho hasi. Kira ni ikintu cyabakubise kirabaritura ku buryo intege zagize gute zarangiye. None bavandimwe, turangiza, ubu ari abantu abanyamurenge, nari ngiye ntavuze ku banyamurenge. Abanyamurenge muzi ukuntu bihaye ngo bagiye gufatanya n'u Rwanda, kandi tukababwira, twarababwiraga abantu ati ntago muzi Abanyarwanda, ntago muzi leta y'u Rwanda, ntago muzi agatsiko k'u Rwanda, ntago muzi precisoma noneho Kagame, ntago mumuzi. Kagame mushobora kuba mukorana ari umugari dekoro we, ariko mugakorana azi igihugu agomba kuzakwica. Twarababwiye wapi? Abanyamurenge abana babo barabamaze, noneho biyometse kuri leta ngo twebwe tugiye gutera leta, tugiye kurwanya leta. Agatsiko k'ubwoko bw'amafuti bungana gute, bumeze gute, bungana iki? Ariko ntabwo ari abanyamurenge bose, harimo abagabo bakomeje kuburana, baragwanya urugamba, bagira gute, abatutsi barahaguruka bo muri Kongo. Mu bindi bihugu abandi baravuga, mu Rwanda niho batavuga, abatutsi bo mu Rwanda niho baruma bahuha gusa, ariko muri Kongo icyo mushimira ubwoko bwa Kongo cyangwa se abaturage b'abakongomani, bo barahagurutse. Ba Muheto Muhizi, muribuka Muheto Muhizi ijambo yatangaje ari Kinshasa, ati bari kubeshya ngo abatutsi batumereye, ntago batumereye nabi, ati nahe Kinshasa ndi kugenda ubu ndi kwigare, naramukurikiranaga cyane, ndi kwigare n'amaguru, nta kibazo. Umututsi ari kujya Kinshasa agatembera, niho i Kigali yateguye abicanyi baragenda baramutemagura, murabyibuka. No mu banyamurenge harimo abandi nabo bagiye bakora, ni benshi cyane, bagakunzi bandi bakagenda babeshyuza ibibeshyo bya kariya gatsiko n'abampatse ibihugu babo. Bavandimwe,
nta kipe idatsindwa, ntabwo bishoboka. Hari abantu bavuga ngo mpatse ibihugu ngo iriho, ngo Amerika irahari, ngo ibihugu ngo bigenda ngo nabyo bishobora kuzagenda bikabiri. Politike Tshisekedi yakoze na diplomasi yatsinze isi yose. Tshisekedi coup de chapeau kabisa. Namwe kandi mumukurira ingofero. Uriya ni umugabo, ariko nawe nuko inyuma ye hari, nuko hejuru ye hari Imana. Imana iramuyobora, kandi icyo nzi cyo ko intambara irarangira. Gusa rero turavuga ngo ese Kagame aratsinze, ariko haracyari uburyo bw'agahenge kuri we, kuko byanze bikunze niba aramutse abirangije gute ntakomeze intambara muri Kongo, nibura kumuteraho amabombe, kumurasa, hari igihe byahagarara. Avuze ati birarangiye, inga bakazikurayo, M23 turagakomeza akayamagana, koko bamakenga bira n'ibishogoshogo bagapfa, sinzi iyo bazajya, sinzi ko bizagenda, ni ibideshe nyine byarabyinye imbyino bitazi, abo nyine bakarangira gutyo. Ariko nibura haba ari akantu yibabariyeho we na Museveni, akavuga ati nibura wenda ntago baradukubita ayo mabombe, ntago barayadutera, kuko yararekereje kabisa. Indege zari ziteguwe, za drone zari ziteguwe, abataka hasi ku butaka barahari, bari bahari. Ariko sinzi niba Imana ibyo ngibyo wenda ko kantira kamwemera ko katamubaho, ariko ubwo ni uko Imana nyine iri kubikora, irabizi. Gusa rero bavandimwe, urubuga BM4, urubuga rwacu dukunda, nagira ngo mbaganirize kuri ako kantu, ariko nababwira nabahumuriza ngo n'uwari ufite ikibazo n'iyi ntambara bavandimwe yanakomeza, umenye ko ihereza ari ugutsinda, kuko intambara nayo igenda ko etape kuri etape. Ubu etape tugezeho ni presque finale, ni presque finale. Kabone niyo haza ya ntambara y'ingutu y'akarere, koko ntabwo ishobora, iyi ntabwo wayibarira ngo irarenza umwaka, kuko iyi ngiyo ni nka ya mvura igwa ari umuriri. Imvura y'umuriri iguye irangira vuba, silivupure. Keretse turadutonyanga tw'imvura nitwo imvura niyo idahita. Ariko nibiba bibaye ngombwa ko intambara nayiza kugira ngo akubitwe, hari igihe Imana yamusinye ko agomba gukubitwa, bikaba bizaba. Ntago namenya ngo byaturuka hehe, kuva cyakora basinye ko bamaganye M23, bagize gute. Ejo bundi ari amasinya yo muri Amerika, nayo harateganyijwe agomba kuzaba uko byamera kose. Kabone niyo batangiye kuzishyira hasi imbunda, ariko iriya dokima igomba kuzagaragara kugira ngo n'isi yose izayibone. Gusa icyo nzi cyo, yanasinywa itasinywa, iyi dokima basinye akarere ibi bihugu bya Afurika, muzi ko byavugaga ngo ni twebwe tugomba gufata umwanzuro kugira wacu hagati yacu, tukabanza tugafata umwanzuro. Mbabwire bavandimwe, ibi bihugu nabyo, iyi Afurika nayo ibu yihaye akagabo, nayo iri gushaka kuzamura urutugu ngo yerekane kwishoboye. Ndatekereza ko nako yashatse kugira ngo ikanobekemo, ariko nayo iri gutinya iki? Amerika. Yabikoze itinya Amerika, ariko nayo ngo yerekane ngo hari icyo twakoze, kandi koko pe baragikoze. Ndashimira abakuru b'ibihugu, ndashimira bino bihugu byakoze uyu mwanzuro, bikamagana ku mugaragaro. Iki kiramaze kandi kirahagije, mwe kugifata minenegwe bavandimwe. Iyi dokima, iyi dosiye ibereye muri Uganda, iyi ngiyi ifite imbaraga, kandi niyo irabanziriza n'ibintu byose bizava. Gusa rero ndangije nabifuriza ngo mugire amahoro y'Imana, kandi mbabwira ngo turi kurwana urugamba kandi tuzarutsinda. Imana y'amahoro rero ikomeze ibane namwe, kandi turi ku rugamba, ntabwo rurarangira abavandimwe. Niyo amasasu, iyi ntambara y'amasasu niyo inarangiye, hazaho iya politike n'ubundi. Hari politike yo kugira ngo ibihugu byacu bibeho neza, politike yo kugira ngo habeho ubucamanza, politike yo kugira ngo ibyononekaye byongere bijye mu buryo, ibihugu twongere duhahirane, umutekano w'imipaka yacu wongere ugendwe neza, ibihugu
haracyariho urugamba n'intambara y'amasasu nirangira hazakurikiraho urugamba rwa politiki. Ibyo rero byose turabitegereje, ariko icyo nabasaba, musengere kano karere, musengere ibihugu byacu kugira ngo Imana ikomeze idufashe, kandi nubwo iri kudufasha natwe twerekane ko hari icyo natwe dushoboye. Nkaba ndangije mbashimira, kandi nshimira urubuga rwacu, abasesenguzi bacu n'abanyamakuru bacu, bakomere kandi bakomeze nabo batuyobore neza kugira ngo gahunda zikomeze zigende neza, mu izina rya Yesu. Murakoze.